engwe uteye ubwoba urarenzwe sha ukurengwa amahoro umutuzo n'umutekano mu by'ukuri koko maze ngo iyo mvuze mba mubi ubu ngo ninjye ngo ndavuga ngo mba navuze ubu muraje mu ntorero ibaraza ngo Jihad yakoze live ndamaze ntabwo nabona ibintu nk'ibi ngibi ngo mbikigikira ndamaze uwo bibabaza ajye kundega ndabona bamwe bari kwandika ngo yiwe ngo uri gukora live mu cyunamo yego ndayikoze so who are you wo kumbaza ngo ndi gukora live ibi ni byose ibi ni byo wakwicara ukabisapotinga habe ninjoro habe kumanywa ibi ngibi ye baba we iyo nkurikiranye ibiganiro iyo nkurikiranye ubuhamya umuntu asoza avuga ngo mwabantu mwe inkotanyi zirakabaho zo zankuye mu mazi zo zankuye mu mwobo zo zagize gute zo zametse zikamvuza zikankanda inyo zari zindimo nta munsi n'umwe baravuga ko bashimira umudozi nkawe wambwawe komanyoko uso urutwe rubi gusa ubu koko nimba wowe utazi neza yazo tega amatwi abazi neza yazo aribi kuko twese ntago Imana iduhere mu gisha rimwe basi nimba utazi ineza y'inkotanyi tega amatwi wumve abavuga ineza yazo warangiza ngo urazanga urakangwa na nyamusi agakubitwa n'inkuba urakatura agapfumoka soni wigize umuntu warawiriza mama bakwandikeho bakuvuge wavuze uravuga iki kwanza ni live ntayo ndi busibe kugira ngo bizabe ibimenyetso nubwo ubwo muvuga ngo wowe ngo barajya kukurega ngo uri gukora ngo live mu cyunamo yego ndayikoze kubona umuntu upfobya amateka uko n'ugupfobya amateka ubu nari maze kumva mu mwanya ushize umuntu uri gutanga ubuhamya avuga ngo ndashimira inkotanyi zankuye mu rufunzo ndashimira inkotanyi zampetse ndi kujojoba inyo nari ndi kubumva ariko se